bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe, murakaza neza kuri iyi gahunda Imana yongeye kuduha kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Twageze ku cyumweru cya 22 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Kiliziya, umwaka A. Mu ivanjiri uyu munsi rero Imana Yezu Kristo yongeye kudusangiza ibintu byiza cyane. Turabona Petero mu cyumweru gishize yari yahawe imfunguzo z'ubwami bw'ijuru, ahabwa ndetse n'ububasha bwo kuyobora umuryango w'Imana. Ariko uyu munsi Yezu turumva mubwira mu ivanjiri, igirayo wowe shitani, kuko n'ubu bwose yari yahamagariye ibyo byose, yari agifite imyumvire y'abantu, imyumvire ya kimuntu. Wasanga hari yaragituwemo na wa muntu w'igisazira Pawulo mutagatifu atubwira ko tugomba kurwanya. Yesu rero niko kumukebura aramubwira ati igirayo wowe shitani, kuko ntabwo utekereza nk'abantu, ahubwo ntabwo utekereza nk'Imana, ahubwo wowe uratekereza nk'abantu. Yumvaga nyine ububasha yari yahawe ni nk'uko bari bamuhiritse ku butegetsi. Yesu azajya i Yerusalemu, bamwigabize abakuru b'umuryango w'Imana, hanyuma abambwe ku musaraba, ariko ku munsi wa gatatu azazuka. Ibyo ntabwo Petero yashoboraga kubyumva, nk'uko natwe dushobora kutabyumva, kuko iyo duhamagawe mu mabanga y'Imana kenshi na kenshi mu ntangiriro ntabwo dukunze kubyumva, ariko uko iminsi igenda yicuma ni nako Imana iduha ingabire yayo, hanyuma tugakomeza tukabyumva, ku buryo tuva mu mitekerereze ya kimuntu tukagenda tugatekereza ku buryo bw'Imana, ku buryo bw'ivanjiri. Natwe rero bavandimwe dukomeze tugende kuri iki cyumweru, twumva yuko Imana niba iduhamagaye iduha n'ubushobozi kugira ngo dutekereze ku buryo bwayo, dutekereze dukurikije uburyo nyine yo idushyira imbere, kugira ngo tubashe gukora neza umurimo iba yaduhaye. Yezu rero yongeyeho uyu munsi ati buri wese ushaka kunkurikira agomba kwiyibagirwa ubwe. Uyu munsi rero buri wese muri twe natekereze ibyo yibagiwe, kugira ngo ubutumwa yahawe, kugira ngo batisimuye ibashe kugaragara, kuko igihe twese twabatijwe twahawe ubushobozi bwo kuba abahamya buzuye ba Yezu Kristo, hanyuma tunakomejwe rero biba akarusho. Bavandimwe rero dukomeze tugende kandi tugendane kugira ngo ubuhamya bwacu bugaragarire isi, kandi buyigaragarire koko nk'ubuhamya bufite ireme, nk'ubuhamya bw'abantu batagitekereza ku buryo bwa muntu, ahubwo batekereza nyine ku buryo bw'Imana, ku buryo bw'ingabire y'Imana. Ubwo rero nitumara kugenda tukinjira mu murongo wa Yezu Kristo, nta kabuza natwe tuzakundana hagati yacu nk'uko Yezu yabiduhayeho umurage. Nidukundana hagati yacu tuzubaka Kiliziya, umuryango wayo nta nkomyi. Kubera iki se hari amashyari mu bantu? Kubera iki hari ubwumvikane bukeya mu bantu? Kubera iki hari ibintu bitagenda neza mu isi yacu? N'iki cyorezo cyose kiratwerekana ko hari ibintu bitagenda neza. Ni ukubera ko twebwe tutaragera ku ntera yo kwiyibagirwa, ngo utiyibagirwa ngo afate umusaraba wankurikire, ntabwo nguwo ari uwanjye, niko Yezu atubwira uyu munsi. Bavandimwe rero ni mucyo twiyibagirwe, hanyuma twinjire mu murongo wa Yezu Kristo, kandi uwo murongo we ube nyine igipimo cy'ibitekerezo byacu, igipimo cy'ibikorwa byacu, igipimo cy'urukundo rwacu rwa kivandimwe. Nk'uko bisanzwe rero no muri iki cyumweru mugende murebe mu ivanjiri uko yanditswe na Matayo ku mutwe wa 16 kuva ku murongo wa 21 kugeza ku wa 27. Imana ibaha umugisha mwese, kandi dukomeze turyoherwe n'ibyiza Imana iduha, kandi tubisangire nk'abavandimwe muri Yezu Kristo. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza.